bavuga ngo Yohana Umubatiza. Hari ku ngoma ya Herode, Zakariya umusaza na Elizabeti w'umukecuru babyaye akana gateye ubwuzu bakita Yohana. Yohana bamugaburiraga ibiryo bitari imbaraga kugira ngo azabe umukozi w'Imana. Yohana amaze gukura yiberaga mu ishyamba arya isenene n'ubuki bwo mu butayu iminsi yose, maze agira umwuka n'imbaraga nk'iby'umuhanuzi Eliya yari afite. Maze umunsi umwe Yohana yatungutse mu butayu agenda abwira abantu bose ngo bihane ibyaha byabo kuko umwami ari bugufi. Abantu bose bamenya ko Yesu agiye kuza, bihana ibyaha byose bakoze. Yohana arababatiza. Yesu nawe araza, nubwo atakoze icyaha arabatiza kugira ngo twese tumwigireho. Amaze kubatizwa, Mwuka w'Imana amuzaho maze agira imbaraga zo gutsinda Satani. Yesu yaravuze ati, unyizera akabatizwa azakizwa. Yohana arishima cyane, akomeza kugenda ahantu hose abwira abantu bya Yesu umwana w'Imana. Yohana yageze n'ubwo ajyana ubutumwa no mu rugo kwa Herode, maze ahura n'akaga. Baramugambanira, baramufata, baramufunga. Maze igihe kimwe umwami mubi witwaga Herode yakoze aniveriseri, afata Yohana Umubatiza, amuca umutwe, awushyira ku isahani, awushyira umwamikazi mubi witwaga Herodiya. Yohana nubwo bamuciye igihanga, yapfuye afite ibyiringiro byo kuzabana na Yesu ubwo azaba agarutse. Mbese wishimiye kubwira abantu bose ibya Yesu nka Yohana Umubatiza? Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana y'urukundo n'icyubahiro, uduhe imbaraga zo kuvuga